amasomo n'inyigisho ku munsi mukuru wa mutagatifu Karoli Rwanga na bagenzi be. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cya kabiri cy'abamakabe mutwe wa 7 umurongo wa mbere kugera kwa 2 n'uwa 9 kugera kwa 14, Zaburi ni 124, 123 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo umwandikira Abanyaroma mu mutwe wa 8 umurongo wa 31b kugera kuri wa 39, naho ivanjiri ntagatifu niyanditswe na mutagatifu Yohani intumwa umutwe wa 12 umurongo wa 24 kugera kwa 26. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'abamakabe. Bukeye baza gufata nanone abavandimwe 7 hamwe na nyina, umwami abakubitisha imikwege n'imirya y'ibimasa, ashaka kubahatira kuri inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko. Nuko umwe muri bo arabavugira ati, mbese iki tubaza cyangwa se wifuza kutumenyaho niki? Twiteguye gupfa aho guca ku mabwiriza y'abasekuruza bacu. Uwa kabiri nawe yagiye kunogoka aravuga ati, wa mugome we, uratwambura ubuzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka, twebwe dupfuye duhowe amategeko ye. Nyuma y'uwo batangira kubabaza n'uwa gatatu, ahera ko azana ururimi nk'uko bari babimusabye, arambura n'amaboko nta mususu. Nuko avugana ubutwari ati, imyanya y'umubiri nyikesha nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka ry'amategeko ye ndayisuzuguye, kandi niwe nizeye ko azayinsubiza. Umwami ubwe n'abari kumwe nawe batangazwaga n'ubutwari bw'uwo musore wahinyuraga ububabare. Uwo nguwo amaze gupfa, basingira uwa 4, nawe bamubabaza kuri ubwo buryo. Agiye kunogoka aravuga ati, ikiruta ni ukugwa mu biganza by'abantu upfanye icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura, kuko wowe udateze kuzukira ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twararisimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Iyo Uhoraho ataturengera, igihe abantu bari baduhagurukiye baba baratumize bunguri mu mugurumano w'uburakari bwabo. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Ubwo ngubwo amazi aba yaraturenzeho, umugezi uhurura uba baraduhitanye. Ubwo ngubwo amazi asuma aba yaraturenze hejuru. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi, arakaramuhoraho. Umutego waracitse, turarusimbuka. Ubuvunyi bwacu buba muri Uhoraho nyirizina waremye ijuru n'isi. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo umwandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Yitimanye ndetse n'umwana wayo, aho bikamudutangira twese, yaburite kandi kutugabira byose kumwe nawe. Ninde wagira icyo ashinja intware z'Imana? Ko Imana iziha kuba intungane. Ninde uzazicira urubanza? Ko Kristo Yezu yapfuye ndetse ko yazutse buri buryo bw'Imana, akaba anutakambira. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se, agahinda se, ihitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se, cyangwa inkota? Nk'uko byanditswe ngo ku mpamvu yawe baratwica umusubizo, batugize intama z'imbagwa. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava, tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ejuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristo Yezu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Alleluya, alleluya. Mana yacu turagusingiza, wabaguhowe bavuga ibigwi, turakurata tugira tuti ko kuri nyagasani. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na mutagatifu Yohana. Muri icyo gihe Pasika yari yegereje, maze Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano iyo itaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho yihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi abe naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Alleluia, 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 alleluia. Yesu urankunda ndabihamya. Alleluia, 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 alleluia. Yesu urankunda Yesu Kristo akuzwe. Bavandimwe, umuntu ashobora kuvuga ati ingabire ziragwira. Iyo guhorwa izina ry'umuntu utigeze ubona ni agatangaza. Nagira ngo mbere na mbere mvuge neruye ko nubwo hakunze kuvuga ngo ni Abahowe Imana, ariko ku buryo nyabwo ni abahowe Kristu Yezu. Ubwo ndashaka kuvuga Karoli Ruwanga, Kizito na bagenzi babo mu kinyejana cya 19 bagiriwe nabi bakicwa bazira ko bari bakiriye Yezu Kristu nk'umukiza wabo. Kubera ko Yezu Kristu rero yadukunze nyine akadupfira nk'uko isomo rya 2 ribivuga, urukundo tumukunda ni urukundo nyine rugejeje ku ndunduro, niba tumukunda koko cyangwa se turamuryarya. Ibyo tujye tuvugisha ukuri. Uko yagakunze bari munsi abakunda byimazeyo. Muri Yohani 13:1. Niba koko nawe wibwira ko uri umukristo utibeshye, nuko wifite mu imbaraga uvuga uti, Yezu namuhisemo, uko byagenda kose nanjye niteguye kuba namena amaraso yanjye aho kugira ngo izina rye risebere mu buzima bwanjye. Nkuko Papa Yohani Pawulo wa kabiri, mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yabitwibukije mu ibaruwa yanditse mu guhimbaza yubile y'imyaka 1000 y'ubukristu, aho yavuga ati, iyo bakubwiye baturashaka kubatizwa, nko kukubaza ati urashaka kuba umutagatifu. Ubutagatifu rero bunyura muri iyo nzira y'umusaraba, umuntu akunda Yezu Kristu kugera ku ndunduro. Nubwo umukristu ashobora kudahabwa uwo mwanya wo kugira ngo amene amaraso ye, kubera uwo yakunze, uwo akunda Yezu Kristu, igihe cyose ahora byiteguye, cyangwa se ntaraba umukirisitu.
umuntu wese utumva ko iyo ngabire ayihabwa muri batisimu nuko nyine yamusinziriyemo. Uyu munsi rero duhimbaza abahowe Kristu b'i Buganda, mutagatifu Karoli Lwanga, mutagatifu Kizito n'abandi bagenzi babo. Ni igihe natwe cyo kwibyutsamo iyo ngabire ya batisimu, igihe dusezeranye kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristu no kumwamamaza. Ntawe rero ugomba kudutera ubwoba, kuko nta muntu urusha Yezu imbaraga. Niyo kandi byaba ngombwa ko dupfa, tugapfa kubera uwadupfiriye, ntabwo ari ibintu byo gukina. Amaraso yiturwa yandi mu rwego rw'ubukirisitu, atari mu rwego rwo kwihorera. Ni ukuvuga wagukunze akagupfira, nawe uhora witeguye kumupfira. Niyo mpamvu umukristo ahora apfa buri munsi. Nibyo Yezu nyine avuga mu ivanjiri ati, iyi mbuto itaguye mu gitaka ngo ihugute ntishobora kugira ikibyara. Umukristo ahora apfa buri munsi. Apfa kukize? Ku cyaha. Ibyo bintu byose tuvuga ko umuntu agututse agucira mu maso, arimo arica icyubahiro cyawe. Niba mwihereye muri babiri, usebeye imbere ye gusa, wenda n'amashitani ari aho, cyane cyane amurimo, ariko imbere y'abamarayika batagatifu, imbere ya Yezu Kristu medatu uhoraho urakujijwe. Ariko kugira ngo wemere icyo cyubahiro cyawe gihambwe, nawe utakirwanyeho ukoresheje intwaro za kimuntu, umucira ucira kubita, ibyo nyine bisaba imbaraga za Roho Mutagatifu. Umukristo rero agenda apfa kuri ibyo bikorwa bibi. Ubumaritiri bw'umukirisitu n'ubwa buri munsi, yemera gupfa ku cyaha, yemera ko iyo mbuto ihuguta. Ese reka dufate nk'abantu b'abafiyanse, njye nkunda kubivuga ko ni ibintu bikomeye, ko ni ibintu bifite ingaruka z'agatangaza nziza iyo abantu batsinze icyo gitego, n'iz'agatangaza mbi iyo abantu batsinzwe. Abantu b'abafiyanse, kugira ngo urukundo rwabo rusugire, rusagambe, rukure, nta kintu kirusheshe, nta kintu kirusenyuye, kuko umwanzi aba arugendaho, se ikibi na se rupfu, se ubusambanyi. Abo bantu ari byo bagomba gupfaho, urukundo rwabo. Ibi ngibi ntabwo birimo mu byo tuzakora turi abafiyanse. Ibi turabihambye mu izina rya Nyagasani Yezu. Igihe cyo kwitwa umugore wanjye ntikiragera, n'undi ati igihe cyo kwitwa umugabo wanjye ntikiragera. Ntabwo rero dushobora gukorana ibyo umugore n'umugabo bemerewe gukora, kuko twe tuzaba dusambana. Kandi nk'uko tubizi, ubusambanyi bukurura urupfu. Ubwo ikizapfa cya mbere ni urukundo rwanyu, hanyuma hazapfe urugo rwanyu, hanyuma hapfa abana banyu. Urabyumva? Ibyo byose rero, kugira ngo ubwo buzima bw'urukundo rwanyu, ubwo buzima bw'urugo rwanyu, ubwo buzima bw'abana banyu bushobore kuzabaho, nuko mwemera gupfa ku busambanyi igihe muri abafiyanse. Isakaramento ryacu tuzaritegura kuri ubu buryo, mu nzira y'umusaraba, kuko turi abakristo. Yezu wadupfiriye akazuka. Nta gishobora rero kudutandukanya n'urwo rukundo, nta kintu kidufiteho ububasha. Ninde se wavuga ko ibyo bidashoboka? Ku munsi w'urubanza babishoboye bazamushinja. Ku munsi w'urubanza babishoboye bazamushinja. Kandi bari banafitanye urukundo ruruta urwabo, cyangwa urwo yari afitiye uwo nguwo, ariko bakirinda, bagahamba ibyo byaha kugira ngo urukundo rwa Yezu Kristu rubabemo. Ubwo rero n'ubumaritiri nabwo, iyo ibyo bintu byishwe, izo ngeso mbi zipfuye, umukristo ahora apfa. Umuntu aragututse ntumusubiza, ibitutsi byawe urabyishe.
n'ibindi byose by'ibyaha nyine, nk'uko Pawulo intumwa mutagatifu yakunze kubitwigisha. Nta kintu no gifite imbaraga cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, nk'uko bitubwira mu isomo rya kabiri. Ntuzavuge ngo umubiri wawe ngo rwose ngo wakunaniye se ute? Umubiri wawe wakurusha imbaraga ute? Igihe cyose Roho Mutagatifu, Roho wa Yezu, Roho wa Data agutuyemo, ntabwo umubiri ushobora kugutsinda. Ariko iyo wirukanye Roho Mutagatifu nyine imbaraga nyine urazibura. Reka rero kwirukana Roho Mutagatifu, reka kuzimya Roho Mutagatifu, ahubwo nahore yaka umuriro mu mutima wawe, acanira umuriro w'urukundo rwa Yezu. Icyaha rero kirica. Urabona uburyo mu isomo rya mbere nyine bari abantu bari buzuye ubugome, bongera intumbi ku yindi. Ikibi nyine iyo yageze mu muntu ikamugira umugome, kugeza aho amena amaraso y'undi. Iba yamwambitse intwaro z'urupfu nyine, cyangwa se serupfu bwe aba murimo, akoresha amaboko ye, arimo agirira abantu nabi, abaka ubuzima bwabo, abica. Abo rero bose uyu munsi Yezu Kristu arabarebana impuhwe. Nta mumaritiri uzira izina rya Yezu upfa atukana cyangwa avumana, nk'uko Yezu Kristu yapfuye asabira abanzi be ati dawe, bababariye ko batazi icyo bakora. Sitefano mutagatifu agapfa avuga ati Nyagasani Yezu ntubahore iki cyaha. Natwe tugomba kumva ko abantu bose bashaka kutugirira nabi tugomba kubasabira, tukarwana n'amashitani abakoresha, aho kumva ko aribo turwana nabo. Nk'uko Pawulo intumwa yadusobanuriye ko atari abantu turwana, mu Banyefeso umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugera ku wa 20, ahubwo ari amashitani, ari roho mbi zo mu kirere, ari ibinyabubasha bitagaragara. Abo bagaragara ni ibikoresho. Ni nk'umuntu mbese wajya kurwana n'intwaro umuntu yitwaje, aho kurwanya uwo nguwo utwaye iyo ntwaro. Ikibazo si inkoni agiye kugukubita, ikibazo niwe ubwe. Ikibazo rero si ibyo bikoresho bya shitani, abo bahindutse ibikoresho by'amashitani yica, cyangwa amashitani aroga, amashitani agirira abantu nabi, amashitani y'ubusambanyi, y'inzangano. Ikibazo niyo ayo mashitani abakoreramo. Zimwe mu ntwaro rero n'ugusenga, isengesho, kujya mu misa, gushengerera Yezu mu Eucharistia, kuvuga rozari ntagatifu, kwiyambaza Roho Mutagatifu, guhamagara Roho Mutagatifu, no kwiyegurira umubyeyi Bikira Mariya akagufasha muri urwo rugendo, muri urwo rugamba. Urwo rukundo ufitiye Yezu Kristu ntiruzigere rugira ikirucogoza, maze ubuzima bwawe bwose bukabubwe. Nta muntu rero n'umwe uzagira icyo yitwaza kugira ngo asobanure impamvu yakoze icyaha. Kuva aho Yezu Kristu apfiriye akazuka, dore isomo rya kabiri rirabidusobanurira ku buryo bwose. Ikibazo ni ukutabishaka. Sekibi yagushutse, ariko Roho Mutagatifu kuri mayirusha ubwenge. Ntabwo rero ugomba kwitwaza ko washutswe. Umubyeyi Bikira Mariya dusabire twese duhabwe Roho Mutagatifu utuma dukomera kuri batisimu yacu, umuntu akumva ko yabaye umwana w'Imana Data nka Yezu Kristu,
ko ari umuvandimwe wa Yezu Kristu, ko ari ingingo za Yezu Kristu, ko umubiri wari ingoro ya Roho Mutagatifu, ko nta kigomba kumumeneramo kimukoresha ibyo se kibi yifuza ngo akemerere. Ngwino Roho Mutagatifu mu izina rya Yezu, 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 ngwino, maze twese hamwe twamamaze ko Yezu Kristo ari muzima, tubwira bose ko aturimo tukamubamo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.